namanangara iyo nkubonye zangurengeye ko bambwiye kandi ijwi ryawe rindutira amajwi yose namanumva ibyo ukora byose ni byiza gukubikora n'urukundo ibyo uvuga byose ni kuri kukubivuga murukundo. Murakoze cyane, twongeye kubashimira no kubaha ikaze kuri JJ Love Family TV. Muhawe ikaze mwese, dushimira abadukurikirana umunsi ku munsi, dushimira abatwereka ko turi kumwe, abaduha comments zitandukanye, abakomeza kudushyigikira. Murakoze cyane, Imana ibahereza umugisha cyane. Uyu munsi ntago bisanzwe, ni surprise. Turi kumwe n'umutumirwa mu by'ukuri. Mbere kugira ngo tugire ibindi dukomeza kuvuga cyangwa se dukomeze mu kiganiro, ndamuhereza ikaze kugira ngo atwibwire. Muhawe ikaze. Murakoze cyane. Yego. Nitwa Tone Barije, nsengera Heaven Temple Ministries, ndi umuyobozi w'abaririmbyi kandi ndakijijwe. So ndi umugabo, mfite umugore umwe n'abana babiri. Rugo ndamaze imyaka igiye kugera mu myaka 7. So byose ndabishimira Imana kandi ndabashimira ko mwaduhaye uyu mwanya no kutwakira neza. Imana ibahereze umugisha. Murakoze cyane. Nkuko yabibwiye, yitwa Tony Barije. Mu by'ukuri ndamushimira cyane. Ni umupapa umaze igihe mu rushako, akaba yaje kugira ngo tuganire ku bibazo bitandukanye byo urubyiruko cyane cyane, kugira ngo afatirweho urugero. Byanga bikunda hari ibyo mwamwigiraho, umuntu uba waragutanze ahantu cyangwa se mu rushako, byanga bikunda hari experience afite yadusharinga cyangwa se yadusangiza abantu mukiri mu rukundo cyangwa se mwitegura no kujya mu rukundo. Mu by'ukuri guhitamo abo muzabana cyangwa se mwabahisemo ariko mukiri muri urwo rugendo, hari byinshi twakwigana nawe, byanga bikunda kugira ngo murusheho gutegura imbere hanyu heza cyangwa se urukundo rwanyu neza. Murakoze cyane. Tugiye kwinjira mu kiganiro. Uyu munsi turaba tuganira ku feelings cyangwa se ibyiyumviro. Ni iki, bisobanuye iki, cyangwa se bikoreshwa bite, cyangwa se bihura bite n'urukundo, bitandukanira hehe? Mu by'ukuri njye sindi buvugeho byinshi, icyo nzi cyo nuko topic ari feelings tugiye kwigaho, cyangwa se ibyiyumviro bya muntu, tubihuza n'urukundo, tureba n'uburyo urubyiruko bibafasha cyangwa se bakwiye kubyitwaramo, bakwiye kubitandukanya kugira ngo babashe gutegura urukundo rwabo neza. Ntabwo njye ndi buvuge byinshi kuri byo, ahubwo umutumirwa wacu dufite ni uri bituganirizeho byinshi bitandukanye, kandi ndakeka neza ko turi bujye gusoza twasobanukiweho byinshi. Tuguhaye ikaze kugira ngo utangire icyo kiganiro. Nanone murakoze. Yego. So navuga ko feelings ni ibyiyumviro nk'uko yabivuze, bihera mu mitekerereze. Ufite ibitekerezo runaka bishingiye ku kintu cyangwa kuri mugenzi wawe, ushobora kuba ari umuntu bakuganirijeho, yabindi ngo ntabwo mwiyumvamo, yabindi ngo ndumva ibi bintu bitandimo, hari ikintu kiba cyabitrigarinze cyabiteye.
cyatumye bitangira kubakwa muri wowe kugira ngo byitwe ibyiyumviro kuko ubu byumva muri wowe nuko nasobanura ibyiyumviro. Murakoze cyane. Hariho abantu bitiranya ibyiyumviro n'amarangamutima cyangwa se bisa nk'amagambo abiri ajya gusa cyangwa se abantu bananirwa gutandukanya ibyo bintu babitandukanya gute? Naho ibyiyumviro n'amarangamutima mu cyongereza nabishira muri feelings na emotions. Abantu bavuga ngo ni emotion. So urabanza ukabyumva muri wowe, then iyo ugiye mu bikorwa kuko umubiri wawe watangiye kubigaragaza bigahita biba emotions, bigahita birangwa. So kubyita amarangamutima ni ibikorwa uba wakoze biranga ibikurimo. So urumva ni process cyangwa ni urugendo rufite aho rwahereye muri wowe. Nkuko twavuze bishobora guhera mu mitekerereze yawe, watekereje ikintu bitewe na information cyangwa waketse ikintu. So iyo niyo transition cyangwa nirwo rugendo aho uhera mu ko ubyumva cyangwa mu byiyumviro byawe, then biga transitinga cyangwa bikazamuka bikagera ku rwego rwa emotions cyangwa amarangamutima. Amarangamutima, ibyiyumviro tubonye ko bifite ahantu bitandukaniye, mu by'ukuri bisa n'ibyenda gusa ariko bifite aho bitandukanira. Ibi bintu ko ari bibiri wabihuza ute n'urukundo? Kuko abantu hari igihe bavuga mwiyumvamo cyangwa se akagaragaza ibikorwa bavuga ko ari by'amarangamutima feelings, ariko se urukundo waruhuza ute n'ibyiyumviro n'amarangamutima? Ibyo bintu bitatu wabihuza gute? Reka manze mvuga ibi bintu bibiri. Urukundo rukeneye emotions cyangwa rukeneye ama emotion, ibyo twavugaga n'amarangamutima. Amarangamutima, ibyiyumviro, urukundo rurabikeneye kugira ngo bigaragare cyangwa ugaragarize ukunda ko umugaragariza ibikurimo. Ariko ntabwo wafata urukundo ukarusimbuza ibyiyumviro kuko urukundo rwo rugira imizi, rufite n'uburyo rutegurwa muri wowe kugira ngo urigire iyo mizi runarambe. So ikindi mugomba kumva nuko ibyiyumviro byawe ushobora kuba atari ukuri. So ibyo wumva ushobora gusanga wabyitiranyije n'ukuri. Ari byo bita propaganda. Ugasanga umuntu yaje kurebamo ikintu kitari cyo, wavuye i Kigali ugera i Nyagatare bakubwira ko hari umuntu wagize ikibazo kandi bashaka kuragira kuko ari anniversary yawe. So ukababaruka ariko bakuragira, noneho ukagerayo, iyo ugezeyo akaba ari surprise. Bitandukanye na kwa kuri wari ufite muri wowe. Kwa kundi umuntu yagize ibibazo kanihute bakakwihutisha rwose. So feelings abantu bagomba kumenya yuko zigomba guhagarara ku kintu bita reality cyangwa mu kuri. So urwo rukundo kugira ngo ruhagarare, izo feelings cyangwa ibyiyumviro bigomba kugenzurwa, biragenzurwa mu gihe cyo kwihangana. Ureba cyane cyane tugarutse ku rubyiruko, ibintu bijyanye n'imibanire na relationship, biba byiza iyo tahubutse. Iyo tahubutse ukavuga uyu ahora nsohokana, ahora ambwira amagambo meza, fata igihe mutindane n'uwo muntu. Ijambo rimwe rivuga ko iyo tindanye n'umuntu
uramumenya icyo utinana nacyo mugeraho mugasa so that means hari ibimurimo ugomba kwakira kugira ngo mugendane uvuge rumwe iyo ari bibi urabimenya ariko igihe nicyo kigufasha so urukundo ukeneye feelings kugira ngo rugaragazwe ariko feelings zigomba kugenzurwa kugira ngo urukundo ruhagarare cyangwa rusobanuke cyangwa hagati y'abantu babiri barusobanukirwe kuko biba byiza ko umbereye umunyakuri ukambwira ko nkwiyumvamo nanjye nkakubwira kadufata igihe tubisengere gufata igihe tubisengere iby'iki gihe birihuta abantu WhatsApp za notifications murazibona abantu kenshi bakunda ibintu byihuta ariko it is good ku bintu bigomba kuramba nuko wakubaka inzu ntabwo yarangirira umunsi umwe n'imibanire cyane cyane hagati yawe na mugenzi wawe ari umukobwa ari umuhungu muri mu rusengero cyangwa ku kazi bigomba kugenzurwa that means mugomba gufata igihe ukamenya uyu muntu twahuza tukubakana tukagendana nkamunguraho ibi ariko muri uko kwihangana ugenda usobanukirwa ko amarangamutima utagomba kuyashira ibyiyumviro utagomba kubishira imbere y'urukundo cyangwa ibyiyumviro bya mugenzi wawe ibyawe biceceke ubanza wakira ibyo then umumve then usobanukirwe then uze kumusubiza kandi utuje so n'urwo rugendo tubamo twiga kugabanya feelings gashingira ku rukundo rukaza mbere kandi urukundo rukubiyemo ibintu byinshi byiza iyo rwubakitse bimpaye ikibazo gikomeye cyane kwibaza ese birashoboka ko wenda nk'umuntu yaba yitegura kubaka urugo cyangwa se ari muri relationship n'undi mugenzi we bikaba ngombwa wenda yuko yaba yarasimbuje amarangamutima urukundo ese birashoboka ese iyo bibayeho birangwa n'iki urukundo abantu bari muri relationship ariko amarangamutima ari imbere kuruta urukundo abo bantu bishobora kuba birangwa n'iki ese ni gute babitandukanya akavuga ati shobora kuba nubakiye ku marangamutima kuruta urukundo naho hari kenshi abantu bavuga communication cyangwa communication cyangwa kuganira hagati y'abantu ariko hari ikindi nkunze kubwira abantu hari na listening kumva umuntu utiyumva wowe kandi wibwira ko umumva hari communication hari na listening kumva iyo uganira n'umuntu kugira ngo ubone feedback yuzuye bisaba ko ufata umwanya nawe ugaceceka ukamumva kugira ngo communication ibe complete kuko hari igihe duceceka kandi tuvuga muri twe hari igihe uceceka upinga hari igihe uceceka uvuga ko ndamuzi ariko urukundo rugusaba kwihangana nibwo ubizi niba uzi amafuti kuko kwihangana bitera kunesha kwihangana bitera gukunda kwihangana bitera gusobanukirwa so muri ubu buryo kugira ngo communication ibeho cyangwa kuganira nyako kubeho agomba kubaho kumva impande zombi nkavuga kumva ariko iyo bitabaye biba feelings gusa cyangwa ibyiyumviro icyo numva kigomba kuba urambwira iki wowe muri wowe urimo uratongana then bigasesekara bikarangwa nayo marangamutima za emotion twavugaga ugasanga urukundo rwangiritse so habaho ibintu bibi bigaragazwa na feelings habaho n'ibintu byiza bigaragazwa na feelings ariko communication igomba kubikubiyemo ibyo bintu communicate numve communicating wumve tubakane dushaka inzira dushaka igisubizo tugume mu rukundo urakoze cyane nk'uko ubushize twabiganiriyeho twabonye ko
urukundo rurihangana, urukundo ntiruhutiraho, urukundo ntirushaka inyungu zarwo ubwarwo, ahubwo ngo rwishimira n'abandi. Nibyo twaganiriyeho tuvuga tuti niba wumva yuko wagira umutima ubabara, tekereza ko na mugenzi wawe wagira umutima ubabara. Niba ese wumva yuko ugira umutima ukenera imbabazi, tekereza ko na mugenzi wawe afite umutima ukenera imbabazi. Mu by'ukuri tubonye yuko abantu bashobora kubakira kuri emotions cyangwa se bakubakira kuri feelings gusa, ibyiyumviro cyangwa amarangamutima gusa, naho akibeshya kari mu rukundo gusa. Niho hahandi usanga niba hari n'ikintu runaka wakigishije mugenzi wawe kugira ngo mugendane muri urwo rugendo koko ruzabageza ku ntego yanyu, ugasanga sometimes habayemo guhubuka, habayemo kumva yuko adashobotse, habayemo kumva guhutiraho, habayeho guhutiraho, ariko habayeho guhutiraho, ahabayeho kutihanganirana, ahabayeho kutumvana ngo buri mwe wese yisanishe na mugenzi we, avuga ati byanga bikunda. Nkuko yabivuze ati hagomba kubamo kwihangana. Mu by'ukuri njye nagiye nganira n'abamama benshi n'abapapa benshi nkamubaza se ujya wenda guhitamo nk'uwo muzabana, hari goals, hari criterias wari warashyizeho cyangwa se ibigenderwaho shingiro wari warashyizeho ku muntu ushaka kubana nawe, ese wasanze byujuje byose 100%? Abenshi igisubizo bampaye bambwiye oya, ntabwo byari byuzuye byose 100%. Hano hantu ndaza kuhatandukanyiriza amarangamutima n'urukundo. Amarangamutima ye bwa mbere atarahitamo yamubwiraga ABCD ibintu agomba kugenderaho, agomba kubasa gutya, agomba kubaseka gutya, agomba kuba agenda gutya, agomba kuba areshya atya, agomba kuba satya. Ya marangamutima n'ibyiyumviro bye nibyo byamubwiraga mbere. Ariko urukundo, interpretation y'urukundo imaze kuziga checking, igasuzuma neza ibyo byose amarangamutima yashyizeho, urukundo rwahisemo iby'ingenzi, rwahisemo iby'ingenzi byo kubaka rwa rugo. Ugasanga bya bindi wari warashyizeho byose nta byujuje, nta bifite, kuko urukundo ruraza rukareba muri bya bindi amarangamutima yashyizeho n'ibyiyumviro, urukundo rugahitamo iby'ingenzi biri ngombwa byabasha gufasha umuntu. So rero mu by'ukuri ngira ngo icyo kibazo nakigarukaho no kuri Tony, ibintu wari warasetinze by'umugore wifuzaga gushaka koko wasanze byose byuzuye 100%? Paul cyangwa Paul ni uvuga ngo gitangira ubukristo barabanza bakakagoborera amata. So no mu busore bwacu turabanza tugashakisha, tukajyanisha n'ibyiyumviro byacu cyane, dushaka abarebare, dushaka bakoresha ijambo perfect, umuntu udafite inenge. Ariko twese turabizi nta muntu ubaho udafite inenge. Nawe na babandi tubona ba acting amafilime cyane cyane hanze bisiga bakababeza imbere ya kamera, baba bafite inenge. Ijya mumva za rehabilitation centers, yanywera urumogi rwinshi, yanywera inzoga nyinshi, baba bafite insecurities cyangwa insecurity, baba bafite inenge. Ariko inenge n'urukundo igomba kujyana. Impamvu mvuga ibi nuko amaherezo umaze gukura, uvuye mu byiyumviro byawe, umaze gusetoringa, cyongereza babyita gusetoringa, umutima wawe umaze gutuza, yego, usobanukirwa yuko gukunda bikuraho inenge cyane cyane. Suko zisibangana zikavaho, suko urukundo zirengagiza, ariko razifata ukazakira izo nenge, ukavuga uti nizange, ukazikura kuri mugenzi wawe. Mugenzi wawe akubereye imfura muri we rukundo ya kwakira izawe zikabize. So nugufashanya, nukugendana, nukubana akaramata, nibwo rugendo. So ibyo natekerezaga mbere nta nenge nasanze kuko hari inenge, kwakira inenge za mugenzi wawe, kuko nta muntu ubaho ngo nta nenge cyane. Kandi bya bindi tuvuga ngo ndashaka inenge zibe ku rwego rwa 30%,
ese ugezeyo ikibuno wakundaga umuntu akagira accident akavamo ikibuno kikavaho akaguru kakavaho inenge zikiyongera za zindi wari wakiriye kiyongera izindi byagenda gute n'urugendo bana n'uwo muntu tandukanye ibyiyumviro sobanukira urukundo then tubane neza tubake ingo zacu zikomeye. Nashaka gusangiza abantu Yohana 11:35 niyo verse muri Bible iri short irako it's the shortest. Ivuga ko Jesus wept, Yesu yararize. Lazaro amaze gupfa, Yesu yaraje nyuma amaze kumushyingura yararangiye yapfuye mushyinguye, urukundo yari amufitiye ararira. Ariko umanutse 36-37 abari bahari batangira gushinja uyu mugabo tumuzi ibitangaza, iyo ari kuza kare ari gukiza uyu umugaragu mwene wacu Lazaro. Ariko nyuma yaho umanutse ababwira gukuraho ibuye, abandi bafata abazuru ko agiye kuzamura ikintu kibi kirimo kuva ko yari amaze iminsi apfuye. Ariko akuyeho ibuye ahamagara Lazaro arasohoka. So hagati aho kuva ku murongo wa 35 umanutse kugeza igihe Yesu ya resurrectinze Lazaro yamuzuriye. Hari amarangamutima n'urukundo. Urukundo Yesu yakundaga Lazaro yateye intambwe aramuzura mu mbaraga ze. Ariko abandi bavugaga mu marangamutima ntibategereje, bari bazi Yesu ukiza ibimuga impumyi zibona, ariko ntabwo bari bazi Yesu zura bapfuye. Ariko ni narwo urukundo rwamuzanye. So abantu ntabwo bari bakamusobanukiwe urukundo afite ko yazanye hano ku isi rutuma ibitangaza no kuzura umuntu biba. So mu migendere yacu byose dukora, ibyiyumviro byacu tugomba kubiha time, tugomba kubiha igihe kenshi nicyo kitigenzura, kuko no mu rushako ukora mistakes nyinshi, ariko zigomba kugenda zigabanuka kugira ngo urushako rugende rushaho kuryoha mu rukundo. Kuko dukomeje mu byiyumviro byacu twahora tugongana, urukundo rukabiha. Mu rukundo urubyiruko cyangwa se abifuza kugera kuri target y'ingo zabo bakwiriye kwita ku mvugo y'urukundo kuruta imvugo y'ibyiyumviro n'amarangamutima, kugira ngo koko urukundo ruba ari urukundo rw'ukuri kandi koko rufite aheza rubaganisha. Mu by'ukuri hariho abajya bakora mistake iyo kuba mu rukundo rwabo bumvira ibyiyumviro gusa cyangwa se amarangamutima, icyo niyumvisemo, icyo natekereje, uko mbyumva gusa kuruta uko urukundo rurimo rukubwira. Ugasanga ibyiyumviro byanjye nibyo bikimfatira imyanzuro, amarangamutima yanjye niyo kimfatira imyanzuro, cyangwa bikunda icyo ntago kiba ari urukundo, kiba ari igicu cyangwa se ikiyitirira urukundo cyangwa se ikisanisha n'urukundo ariko kitari urukundo. So amarangamutima aravuga, ibyiyumviro biravuga, bikavuga muri wa mutima ufite urukundo, bigafasha rwa rukundo rwanyu gukura cyangwa se kugana heza. Ariko muri byose amarangamutima cyangwa ibyiyumviro ntibigomba kujya imbere y'urukundo. Urukundo nirwo muyobozi, nirwo rudirectinga abakundanye cyangwa se abifuza kurushinga kuzabana. Murakoze cyane mu by'ukuri. Umutumirwa wacu cyangwa se Tony uri musoza, ngira ngo watubwiraho, wabwira cyane urubyiruko uburyo bakwiye gukoresha ibyiyumviro n'amarangamutima byabo mu buryo bwiza mu gihe cyabo cy'urukundo. Muri urwo rugendo mu by'ukuri tubonye ko uri mutubwira, watubwiye ko
umuntu ashobora gukoresha ibyiyumviro cyangwa amarangamutima ye nabi mu buryo bubi kandi bari mu rukundo bikendinga cyangwa se bikazasoza batageze ku cyo bifuzaga kugeraho. Se ngira ngo wababwira nanone uburyo bakoreshamo ibyo byiyumviro n'amarangamutima yabo mu buryo bwiza bibaganisha ku rukundo nyarwo rw'ukuri. Urakoze. So icyo navuga kuri ibyo nuko tugomba gukomeza muri reality nuko habaho ibibi habaho ibyiza. Reality nuko birashoboka ko ibyo twavuga ko ari bibi twabihindura yego bikaba byiza. Nizanenge twavugaga umuntu ashobora gukunda n'inenge zawe ariko ibyo kugira ngo bibe kubisobanukirwa neza bisaba yuko ugera kuri level ivuga uti uyu muntu mvuye mu byiyumviro byanjye uburyo mwiyumvamo kwa kundi umuntu ndumva mwiyumvamo ukagera kuri etape cyangwa level y'urukundo. Level y'urukundo twari twavuze ko bisaba igihe. Icyo gihe nicyo kiditamininga cyangwa kigenzura ya myumvire cyangwa byiyumviro yego cyangwa amarangamutima yego bikakuganisha neza mu rukundo. Yego. So biba bisaba kugira ngo urukundo rube biba bisaba kubyitondera ugafata umwanya ukabitindamo. Ya bindi ijambo ry'Imana rivuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Iyi mpamvu Imana yaremye urukundo, amarangamutima, ibyiyumviro ubifatanyije neza kuko ibyiyumviro bigaragaza neza urukundo iyo byagenzuwe neza. So nasoza mvuga ko hari ibibi hari ibyiza ariko uko tugenda dukura tugenda dusobanukirwa through the mistakes biciye mu makosa dukora kuko no mu ngugiramo kuri umuntu amakosa akaba ariko agenda agabanuka bitewe na mugenzi wawe bitewe nawe uburyo wumva ukumvira mukaganira communication twavugaga cyangwa communication cyangwa kuganira muhozaho noneho no gufata umwanya ugaceceka muri wowe atari uguceceka kuko iminota arimo kuvuga muri wowe ugaceceka ukumva mugenzi wawe neza utuje. So ibyo nibyo biguhesha kugenda bya bindi bavuga urukundo rwiyuburura urushaho kuba rwiza kuko ibyiyumviro byasesenguwe mu buryo bwimitse bugatanga uburambe mu rukundo uburyo rukundo rwasobanutse. So Imana ibaho umugisha kandi Imana idukomereze mu rukundo no gusobanukirwa ibyiyumviro byacu kugira ngo nkuko ijambo ry'Imana rivuga tubane neza amahoro ariko cyane cyane ingo zikomeze gukomera zikomeze kubakwa ucyubahiro cy'Imana n'abana bacu tubyara nabo tuzabyara kandi bihera mu rubyiruko uburyo tubyumvise kugira ngo bisasirwe tugere no mu ngo zubakike zikomere. So Imana ibahereze umugisha. Urakoze cyane. Mu by'ukuri dusoza twavuga ngo habaho amarangamutima habaho ibyiyumviro ariko muri byose urukundo ruganze. Urukundo aba ari rwo ruyobora ibyo byose aba ari rwo rubisesengura. Mu by'ukuri niyo navuga ngo urugero rwiza rw'urukundo ni Kristo. Niko ijambo ry'Imana rivuga urugero rwiza rw'urukundo ni Kristo. Ko Kristo biravuga ngo ubwe yabonye ko mu ijuru ibyiza byaho uko yari ameze bitari ibyo kugundirwa bituma ngo yitanga yemera guta ibyo byose araza nta profit yindi yari akeneye mu isi ashaka twebwe ashaka wa mutima wari uboze mubi kuko biritwereka ko twari dutandukanyijwe n'Imana turabo gupfa nta kiza kitubonekaho. Bibiri iravuga ngo kuko twakoze icyaha twese byatumye tudashyikira ubwiza bw'Imana. Muri twebwe hariho urubanza ruvuga ngo ni ugupfa gusa. Ibaze twari ibivume byo gupfa gusa ariko Yesu aza nta profit dukeneyeho aza nta nyungu ari budukuremo aza nta kindi kintu runaka yiteze kuri twebwe ahubwo aza kubera urukundo gusa. Niko ijambo ry'Imana rivuga
urukundo rwe nirwo rwamuzanye gusa, nta kiguzi dutanze, nta kindi kintu tutanabanje no kubimusaba. Kuko biravuga ngo niwe wabanje kudukunda, ntagaruka ari twe twabanje kumukunda. Ngo kandi ngo biranakomera kuba umuntu yapfira intungane ngo kuruta gupfira twebwe twarabanyabyaha bo gupfa. Bigaragara ko Yesu uburyo yadukunzemo aducungura nta kindi cyamufosinga gusibye urukundo rwari ruri muri we. Natwe nitwigira ikigero cyiza kuri Kristo bizatwereka ko urukundo dukwiye gukunda abantu nta zindi conditions zirenze cyangwa se nta kindi kintu kirenze dukwiye kugenderaho, ahubwo urukundo rubanza kuba mu mitima yacu rwonyine ruduhata kubana na bene data amahoro, ruduhata kuba nakunda uwo twashakanye amahoro, rubasha kumpata kuba uwo ndi kumwe na muri relationship nabasha kumukunda neza kandi nta kindi kiguzi muciye. Mu by'ukuri za ndangagaciro mwashyiragaho zo gukunda umuntu, burebure, maso manini, biki n'ibindi bitandukanye, nakubwira ko ntacyo bifasha urugo, nta kintu bifasha urugo pe, nta kintu bifasha urugo usibye kuba wakunda umuntu kuko wumva yuko bikwiye kumukunda, ndetse wamara no kumukunda hakabaho ya process yo kwihangana nk'uko urukundo rubivuga ngo rurihangana, hatabayeho kwihangana urukundo rwaba rutabusohoye rwose atari rwo koko. Murakoze cyane, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha, tuzasubira ubutaha. Murakoze cyane.